Umuhanzi Gogo ndetse akaba n'ikimenya bose hano mu Rwanda. Uyu ni umuhanzi wo mu ndirimbo za gospel, yamaze kwitaba Imana ndetse akomeje no kubabaza abantu. Hano kuri social media abantu bose bakomeje kumuvugaho cyane. Gogo reka twumve ijambo rye rya nyuma muri iki kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru. Akaba ari we wantumye abantu barapfa hagasigara ibintazi uko ngo ari ukunyaha mbega. Imana yaragutoranyije Gogo, Imana yaragutoranyije. Bakavuga bati umwanya murumuna wawe yapfuye yaba ari wowe uza gupfa. Hakaba hari ubwo byibaza nkavuga muri njyewe nibone ibi ngibi biza kubaho akaba ari we wasigaye. Nyamara uburyo bampinga banansuzugura niwe bari kuzajya banamutinyira noneho uko yaremwe bakamwubahira uko yaremwe ntibari kuzajya bamwikoraho nk'ibyo banyikoraho. Nkavuga nti ndamutse nanapfuye mvuye no mu mubiri ntinava mu mubiri ukomeze gutya abana abandi ni muri make ababyeyi ntibaragiye ari uwo witwa nti n'ubwo ibyo byose bingeraho nimfite no kubura n'uyu mubiri gusa n'ubundi tuwambaye ari nk'ibitizanyo ni nk'imyenda mbega ni nk'imyambaro isanzwe yiyesheranyije igasaza rero n'ubundi ndayisaba ngo uzakomeze indindire umutima wanjye n'ubugingo nibura isi ubuzima bw'isi ubundi tuba tubutijwe nimbubura nzigirira iherezo ryiza nibyo birahagije. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is a God, because he is a good. Every day I need the burudi of Jesus. Ubwo benshi twamumenye mu iyi ndirimbo Blood of Jesus. Blood of Jesus. Iyi ndirimbo ni indirimbo yatumye yamamara cyane, abantu benshi niyo bagiye bamumenyeraho. Uyu yari umuhanzi utangaje kandi yari ikimenya bose hano mu Rwanda, muri Uganda ndetse no hano muri Afurika. Abantu benshi bari bamaze kumumenyera kuko ni umuhanzi uririmba indirimbo zo gushima no guhimbaza Imana nk'izo twakwita gospel. Uyu yari umuhanzi ukunze gushimisha abantu benshi bitewe n'imiririmbire ye, uburyo aba yitwara n'uburyo aba yivugira. Abanyamakuru benshi bakunze gukorana ibiganiro nawe, ariko benshi muri bo byabababaje cyane kumva urupfu rwe, byatunguye benshi. Avuga ngo namwemerera ngo tukaba inshuti ngo akaba yanyongerera n'umuryango mbega ubwo numva ko ari ukugiriza mu cyaha cy'ubusambanyi. Ni umukobwa muto cyane w'imyaka 36 yavutse mu 1989 avukira i Rwamagana. Yitwa Gogo Gloriosa, ariko kuri ubu yabaye ikimenya bose cyane cyane muri Afurika y'Epfo ndetse no mu Rwanda muri rusange.
urakizi Yego. ibyo dukora byose duteganya nk'abana b'abantu Yego. ariko hariho igihe dukurikirana imigisha nanone itari iyacu Yego. urebye ntibyari n'ibyanjye ariko sinagize amahirwe yo gukomeza kwiga Yego. bitewe n'ubuzima nanone nagiye ngiramo nkagenda ndwaragurika gutyo ngeze naho ndwara mpera hasi ndavuga nti Mana ni mu byo wabivuye byose ntibishoboke ko n'uyu mugisha atari n'uwanjye ndamutse umbyukije hano hantu n'ubundi ni uko nzaba ni wowe ukuza ntinakugwa inyuma ubundi nkazajya nikorera umurimo wawe ngasenga Goodbye. Iyo ugiye kwimanukira babwira ngo iki? Babwira ngo I am going. Goodbye. nyine uhita ubabwira ngo iki? I am going. Uti ndimanukiye. Goodbye. Could be the last time. yitabye Imana mu masaha ya saa tatu n'igice za nimugoroba ariko niba nibutse neza ariko naho umuryango we nawubwiye inkuru baratungurwa ariko mu rundi ruhande navuga ko batanatunguwe kuko icyo kumva ko yitabye Imana byabatunguye kuko nabonye kubabwira ko arwaye yarembye barambwira ngo twihangane bizakira barambwira ati ibyo bisanzwe bibati nawe bimenyereye koko ati ibyo biraje bigende ati wihanganye ariko cyo kuri mubona bikomeye kuko rigiye bijya bimfata bikamutindana ati nubona bikomeye muzatege muze twashatse no gutega ngo twerekeze mu Rwanda ariko kubera ko umubiri we nta mbaraga rukeneye yarashoboye kwicara kandi ari amabisi ntabwo wapfa gutwaramo umurwayi gutyo gusa ariko kubera ko bavuga ati niba ugera mu kure kiguma kuri icyo cyizere birangira kaducitse Gogo ubwo yari avuye Uganda gutaramira bwa mbere yageze Nyabugogo akigera Nyabugogo bampamagaye ariko umupaka wa Uganda n'u Rwanda bambwira ko Gogo ari mu modoka kandi ameze nabi cyane akeneye support akeneye ubufasha buturutse ku bantu bari muri Kigali baba bafite imodoka cyangwa se abandi bifuza kuba bamwohereza imodoka ikaza kumufata byo byagenze gute icyo gihe Gogo yari mu modoka bageze hafi n'umupaka wa Uganda aza kurwara aza gufatwa n'ubundi agwa hasi uko yabivuze yakoresheje ijambo ngo indwara y'igicuri aza gufatwa agwa muri bisi abari muri kubagerageza kubarinda kumenya ayo makuru ngo icyo gihe bamuryamisha mu ntebe y'inyuma yari Bikemu ndetse na Auguste yabari ari we manager wasanzwe ari manager wa Gogo ariko abari muri iyo bisi ntabwo bamenye ayo makuru ibyo bimaze kurangira barampamagaye bambwira ko bageze ku mupaka bifuza kuba naza kubafata nkaba nabashyira mu modoka yanjye nkabazana i Kigali dore ko ngo bisi ashobora kuba hari uburyo ibigenda gakeya kugera i Kigali kabyabatinza ndetse nabo bari muri bisi bikashobora kuba bamenya amakuru y'ibiri kubera inyuma batari kumenya dore ko banga ko abantu babimenya akabikwirakwiza mu itangazamakuru cyangwa se bakaba bamufata amafoto bakayakwirakwiza mu itangazamakuru ubwo twavuganaga nafashe imodoka mva Kacyiru ngeze Nyabugogo nerekeza mu karere ka Gicumbi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda Auguste ahita ngo ningume Nyabugogo kubera ko ngo bisi yabonye iri muri yihuta tutaza kubusanya tuza gutambukana ntaza kumutambukaho dore ko nubundi hasigaye gihe gito ngo bashyike Nyabugogo bageze Nyabugogo bisi yaraparitse bari muri kampani imwe ikora ibijyanye na transport ya hano mu Rwanda ndetse na Uganda tari buze kugarukaho iparitse akomeza kuremba cyane bamusohora mu modoka bamuhishe bamujyana mu biro bya ya company bamuhishamo kugira ngo batamufata amafoto ubwo icyo gihe ngewe nari ndi mukata ninjira muri gare ya Nyabugogo naje guhagarara ku marembo iyo company bavuga ko bambwira ngo ntabwo byemeye guparika hano mu modoka zisanzwe hano aparika mu modoka zikora taxi gusa uregera hepfo nege hepfo ukatangaruka ntibyari gukunda ahubwo ndazenguruka njya kuri ya station iri hakurya ya Nyabugogo hakurya ya gare ya Nyabugogo nababwira ko ariho ndi baramuzana bamwinjiza mu modoka mu gihe bari kumwinjiza mu modoka manager yabonye hirya ku ruhande bafataga amafoto abasaba ko bareka kumufata amafoto kubera ko ararwaye atifuza ko hari abantu bamenya ko yarwaye icyo gihe Gogo yararwaye gute icyo gihe yararwaye ku buryo atashoboraga kureba undi muntu wari wese ngo amenye
wowe turi kumurinde se wamuganiriza ntagusubize wumvaga ko nyine n'uburwayi bwamufataga bukamuzahaza cyane icyo gihe namushyize mu modoka tumujyana